Mbasuhuze nshuti bakunzi ba Mwiki Official, reka twizere ko meze neza cyane aho muri hose. Hanyuma rero tubahaye ikaze muri aya makuru mashyashya agezweho, na makuru ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba z'ama 23 zakomeje kugenda zihangana n'igisirikare cya leta FARDC ndetse na Wazalendo. Nkuko mubibona rero twibereye ku misozi ahantu hafi twitegeye muri Kongo. Ndagira ngo mbereke igice kinini FDLR yari herereyemo nyaboneka. Ubu tuvugana batangiye kugira ubwoba ndetse no gupapwa, bamwe muri bo bakaba batangiye kurwana na FARDC bitewe nuko bamenya amakuru yuko Tshisekedi yamaze kubagambanira mu buryo bweruye. Ni amakuru rero akomeye cyane atuzanye yatumye twambuka hano mu gihugu cy'u Rwanda tukerekeza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba twagiye kurebera hamwe nyine iki kibazo cya FDLR ndetse nuko biri kugenda bigira gute, biri kugenda abivugwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngira ngo rero nyaboneka nkuko mubibonesha amaso yanyu, ngiyo kabisa imisozi turi kugenda tuyikurura. Ahariya muri kureba ni hafi naho bita mu Minembwe nyaboneka. Twamaze kuba twinjira kugira ngo tubagere nyine turebe iki kibazo nyirizina bimeze bite nyaboneka. Hanyuma rero tugiye kugaruka ku bitero bigiye bitandukanye by'inyeshyamba za M23 bimaze kubaho mu kanya gato gatambutse. Aba barwanyi ba M23 bagiye bahangana cyane cyane n'Abazalendo, by'umwihariko biganjemo aba bayobowe n'umugabo bita William Yakutumba, kuri ubu ubarizwa muri kiriya gice. N'ubundi ngira ngo nkuko mubibona uriya musozi hariya neza ubu tuvugana hari kuvugira amakopora mu buryo bukomeye cyane. Ngariya natwe twatinye kugerayo kugira ngo nyine ubuzima bwacu dukomeze tugende tububungabunga nyaboneka, ntago biba byoroshye. Dore ngayo nguko ngahariya ariya rwose, none ahanga ubwo twari twicaye twumvise ikintu cy'ikibombe kikubitayo. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ko ubu tuvugana M23 itigeze igira ikintu cyitwa imiyaga be na mikeya. Bakomeje kugenda bagira gute, bahangana ku bwinshi. Nyaboneka ntago byoroshye, ubwo mudusengere tuze kuva amahoro. Dore ngaya amakuru rero mbazaniye arangoye kujya kuyashaka, arangoye cyane, ariko ndagira ngo njye mbibereka nyaboneka. Muri minsi tugiye kujya dukorera kuri tele cyane tubereka amavideo, nubwo wenda ishusho riba atari sawa, ariko mu minsi mike biraza kuba byakemutse. Hanyuma ahangaha rero nyaboneka nkuko nandi kubibabwira, urugamba rwakomeye. Gusa ntago uyu munsi nijyanye, ndi hamwe n'umutaramu kabisa twajyanyeyo. Tugiye kugira tufatanya muri amakuru by'umwihariko dusesengura iby'iki kibazo cya FDLR n'imyanzuro yafashwe na leta ya Kinshasa. Bivuga ko ari ubugambanyi bwakorewe aba FDLR. Navuga ko kuri ubu rero ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. So rero reka mwakire kugira ngo dufatanye muri aya makuru, ntaza kuba ndi jyenyine. Ego Pacifique, urakoze kunyinjiza mu kiganiro cyangwa se kumbwira abadukurikiye yuko turi kumwe. Twagerageje rero kwambuka tugira ngo turebe aho hantu M23 imaze iminsi irwanira igice ngo cyagitemo aba FDL benshi cyane ku buryo uzurebeye kure urabona tuzuminga hirya n'utura tuzu tw'abadamu babo aho imiryango yabigiri, ariko hagati aho ngaho ariko FDLR n'ubundi yarwana yagira gute M23 yari abatatsi yabasanze hariya. Nubwo Tshisekedi birangiye wenda abagambaniye, reka tubyite gutyo, cyangwa se abatanze, ntabwo ari perezida ntabwo avangaragambanya, ahubwo nyine aciye bugufiya yumva ko gukorana n'abo bita imitwe y'iterabwoba, cyane ko FDLR yamaze kwemeza nk'umutwe w'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. Amerika yamaze kuwemeza gutyo, kandi Amerika amaze ko nyine nta Amerika nta Loni. Urumva iyo Amerika yavuze iti arani inyeshyamba ni imitwe y'iterabwoba kaba kabaye. Rero bitandukanye no kuba wenda bavuga ngo ngiye mbisinye shyamba ngo mbisinye iki. Amerika iyo yamaze kubivuga kuriya, ubwo uwashaka wese yakubitira ubuntu. Kuba rero Tshisekedi yaciyemo akavuga ati wapi nitandukanye n'aba batarama, bagende batahi iwabo cyangwa se biromete ku ngabo za Kongo, babakorere ibyo bagomba gukora, cyangwa se bakurikize procedure zo kubacura iwabo mu Rwanda. Ni ikintu cyiza kubw'ineza y'igihugu cye. Icyo rero tubuze gukora, icyo tugumye kugenda dukora twebwe no gukurikirana amakuru, tukamenya akantu kandi tukamenya umunsi ku munsi ni ibiki bijya mbere. Ntabwo rero Pacifique witegereje iyi misozi ukuntu iteye, wenda turajya dufata ishusho. Akenshi twica ahantu hamwe kuko urajya kumva ibintu biraturagurika ukavuga ati mwaka byamwe nze kuva ahangaha nabaye kajorite cyangwa wenda bandashe. Twaciye mu dukakiye turimo abantu bakorera ukabona bafite ubwoba, ahubwo ufite ubwoba mu kuza kuhanyura tugenda, gusanga badukurikije amaso. Amahirwe nuko kamera tutarimo kuyibatunga, buriya iyo utunga kamera nibwo bayakurikirana. Hari ahantu twaciye, niba witegereje tuhabona abantu b'abadamu n'abagabo, ko natwitegereza
twabajije umuntu umwe w'umukongomani ukuntu ureba umuntu ukabona ko ari umukongomani nyine abandi bamwe bati umuntu w'umunyarwanda mwene wacu pe twabajije avuga ati bara ni abadamu ba FDLR ati wibeshye gato cyane ukagira ikintu uvuga mu kinyarwanda bakumva bavuga ikinyarwanda cyenyewe ko bafite ukuntu cyamaze guhinduka avuga ati bagutanga ntago warenga hariya so rero urugamba hano uko byagenda kose ikigiye kuba nuko leta ya Kongo n'ibyo yavuze rubikore uburyo bishyira mu bikorwa biraza kwigora cyane kuko bamaze no kuba nkuko byagiye bivuga mu buryo bugiye butandukanye byavugwa na Minisitiri Nduhungirehe byavugwa na declaration zindi yuko bamaze kwihuza televiziyo mpuzamahanga imwe nakurikiye ejo bavuga yuko kujya no mu bajepe barinda uriya mugabo rwose Tshisekedi ngo harimo aba FDLR kandi ngo bakomeye cyane kuyisenya rero nibyo rero nanjye kuyisenya rero nawe yitegure ko agiye kwiteza ikindi kibazo niba azabikora cyane kubivuga gusa nabyo ntawamenye nibyo nanjye navugaga mu kanya ngira ngo barabibona turi neza ahangaha nyaboneka nibyo navugaga iki gisirikare cya Wazalendo cyangwa se zino nyeshyamba za Wazalendo hanavuye umutwe witwara gisirikare nyine w'Abazalendo ngira ngo urabubona washyizweho na leta ya Kinshasa ahanini wiganjemo bamwe mu bahoze ari abasirikare ba FDLR ngira ngo murabizi benshi muri mwe harimo n'ababindusha cyane rwose muba mubizi bitewe nuko mubizi nyine amakuru mfite rero bwana Mwiki nuko bano basirikare ba FDLR basanzwe barivanze n'aba FARDC kandi kugeza amaginganga kugira ngo uzabatandukanye na FARDC cyangwa se na Wazalendo biragoranye nubwo nabonye mu itangazo ryasohotse FARDC cyangwa se Kinshasa yanditse ikavuga ati dusabye FARDC kutifatanya n'aba FDLR ndakubwiza ukuri ko nubwo babisabye mu ubwo buryo ariko biragoranye cyane bisa nkaho ari ukwiyerurutsa kuko Tshisekedi nawe ubwo arabizi yuko atatatira icyitwa FDLR mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuko FDLR ni kimwe mu bintu bikomeye cyane hariya muri buriya butegetsi bw'Kinshasa by'umwihariko tugendeye ku byatanzwe wenda sinzi niba twasubiramo rino tangazo tukaba twarisomaho gatoya kugira ngo wenda tubone uko turyinjiramo tunarisesengure aravuga ngo ikibanze n'ubundi FARDC nyine yashatse kugaragaza anga FARDC irahamagarira abarwanyi n'ubundi ba FDLR ngo gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza ubuyobozi bwa RDC ubwo nyine ukuvuga ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa ngo MONUSCO hagamijwe ngo ko basubizwa mu gihugu cyabo cy'u Rwanda urumva ngo igihugu cyabo nyine cy'u Rwanda ngo nkuko byasabwe mu masezerano ya Washington yashyizweho umukono n'u Rwanda na RDC ku itariki ya mbere ukwakira 2025 ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ngo ibindi bikubiye muri iyi nyandiko nyine ngo abaturage bari mu duce FDLR irimo barasabwa kutayishyigikira ahubwo bakagira gute ngo bakakangurira ngo abarwanyi kwishyikiriza ubuyobozi n'ubundi ngo bwa FARDC hanyuma ngo nibitaba uko nguko nyine babisabye ngo irakoresha izindi ngufu cyangwa imbaraga nyine za gisirikare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ahangaha rero nibiri kugenda bivugwa ni byatangajwe na FARDC ikindi cya kabiri nabonye kinateye ubwoba cyane cyane kuri bano barwanyi ba FDLR nabonye Kinshasa yagerageje gushyiraho ngo nibatemera ngo kwishyikiriza mu maboko ya FARDC ngo bagashaka gukoresha urugomo ngo cyangwa ngo kumena amaraso urumva ngo nyine ngo FARDC iraza gufata indi myanzuro nuvuga ngo abasirikare ba FARDC bari buze gushyirwaho bari bushakisha FDLR nibo bari buze gufata imyanzuro barabashakishiriza he aho rero niho hari ikibazo harimo akantu kitwa muri mvugo zanyu z'uyu munsi z'abajene ngo no gufera ahangaha leta ya Kongo yakoze icyo bita gufera cyangwa se declaration officielle irimo ikinyoma gisa ati kubera iki rero nukuvuga ngo iyo ufuze ngo turaza kubashakisha kandi mwari muri kumwe nibo twamaze twagiye tubona abatashye benshi bavuga yuko nibo babaha imyitozo aho rukomeye bamaze gusa nk'abo batsindwa nibo baza kwenterefona kuvuga ngo umuntu ngo urajya kumushaka kandi muri kumwe uramushaka hehe bisobanuye yuko rero ni itangazo ryishaka kugira ngo rebekiriya bavuga ati u Rwanda rufasha M23 ko byagiye bivuga kenshi byagiye bivuga kenshi cyane yuko u Rwanda bifasha kandi mu by'ukuri niba runafashe natanafashe ibyo ntabwo bitureba icyo tureba nuko tuvuga ibihari hanyuma ni nko kugira ngo avuga ati none se bazafata nk'abajene bakeya buriya Wazalendo bagenda bakubita babazana abaripotinga bavuge ko FDLR bayicyuye
Ibuka ko minsi yashize ntuza kisekedize kuvuga ko ngo bafite aba FDL ngo bagera kuri 700 gutyo. 700 abantu babaye mu bintu by'ibisirikare cyangwa by'amafosi bavuga ko ari nka batayo. Ubwo rero niba avuga ko afite batayo imwe ashobora gufata abantu bo muri za CMC zo ngizo babasirikare baraho ngaho nyine babana. Bakaripotika tudire FDL turayishyuye noneho nabo hagakikora na M23 bwo kugira ngo birerutse abandi bakaguma hariya. Kandi ibyo ngibyo bihazasigaye ikindi kintu kimeze nk'igisasu cyihishe muki muri uwo mwanzuro bitewe nuko abasirikare babo zasigaye mu kazi bashobora kuzatuza bakagenda kuri gahunda za leta ya Kongo bakazajya bapanga indi mipango mishyashya nyuma y'igihe runaka akazongera akavuka ikihe ikindi kibazo cy'iki giteye na FDLR izaba yasigayemo hariya cyane ko bamwe bamaze guhindura ibyangombwa bamaze b'abakongomani bafite abagore b'abakongomani kubatandukanya gufata umuntu ari colonel cyangwa general kumwe ngo ugiye kumugarura mu Rwanda yarinjiye igisirikare yinjiriye aho aziringara azibiki n'imyirondoro yiwe ushobora gusanga ari abakongomani icyo uzafata mwana witwa ngo Bizimana witwa ngo Nsayimana uri muri CMC muki bakarundanya uzabona kumpaka zabazanye abagore n'abantu b'abana bo general no kuvuga ngo n'ubundi propaganda Kinshasa igiye gukoresha cyangwa se no buryo bushyashya bagiye gukoresha no gufata n'ubundi abari basanzwe bari mu buzima bubi urumva batabayeho neza bakabohereza mu gihugu cy'u Rwanda ngo ni bamwe mu ba FDLR cyangwa se imiryango y'aba FDLR bakaza bakabeshya buriya Tshisekedi ntabwo twegeze kujya avuga ngo nta FDLR kibaho ngo ko abayobozi babo bose barashaje kandi baranapfuye ngo nabasaza ntibafite ubushobozi bwo kuba batera igihugu cy'u Rwanda nyuma nibwo yaje kwemera kandi abo ngabo nibo leta y'u Rwanda ishaka nibishaka ndetse n'urwo rubyiruko rukaza gutozwa buriya rero abana bavutse muri za 2000 na za kanga na za 2003 gutyo abeshi nibo bari muri FDLR ubu ngubu bariya nta kintu bazi kubijyanye n'amateka y'igihugu kuko barabibwiwe kandi babwiwe ibinyoma gusa ntabwo bagiye babwiza ukuri kw'ibyabaye n'uburyo byagiye bikorwamo uburyo jenoside yateguwe n'uburyo yashyizwe mu bikorwa n'abayikoze ntabwo bigeze babimenya baracyafite byinshi byo gusobanukirwa kugira ngo urwango bababitsemo cyangwa se iyo ngengabitekerezo bifitemo nyine ya kijenosideri ibe yabavamo abo ngabo baracyari amahirwe y'uko bashobora guhabwa indi myitozo cyangwa se kuganirizwa wenda bakajya ku yindi side bakumva ubundi buryo nyine bushyashya cyangwa se ubundi buryo batamenye cyangwa se andi makuru batabwiwe ariyo mpamvu yatumye bijandika mu bikorwa nk'ibyo ngibyo cyane ko dore ko bamwe baba ari abana n'ubundi bakomoka mu miryango y'abakoze jenoside abandi bagiye bakurwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bakajyanwayo babeshywa byinshi avuga ko bagiye gufata igihugu cy'u Rwanda bagiye kugira gute ibintu nk'ibyo nyine by'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se by'ibikorwa nyine bya kinyeshyamba bashaka gukoresha kugira ngo bazagaruke bagaye bitera ku gihugu cy'u Rwanda reka ubundi ntabwo nshyigikiye imitwe y'inyeshyamba kubera yuko n'abarwanira impamvu zima bitwa inyeshyamba abarwanira impamvu zima bitwa inyeshyamba abatarwanira impamvu nzima nabo bitwa inyeshyamba kandi impamvu nzima ni impamvu nzima ku ruhande rw'ababyemera aho urwaye ntabwo yitwa impamvu nzima niyo mpamvu yo mu 23 uyu munsi rwanywa kandi hakagira uruhande ruvuga ko irimo kurwanya impamvu zima yo kurwanya iki uburenganzira bwayo siko nabo byemera uburenganzira bwabo bahanira uyu munsi rero ni impamvu zima kuri leta ya Kongo ni ikibazo ko bagize gute bashaka kuyikuraho igice cy'abaturage banini bavuga iki Kinyarwanda n'igiswahili ubu byamaze guhinduka rero icyo navugaga rero kuba abana bagiye mu mitwe y'izo nyeshyamba kuri njye nta kintu bintwaye wenda bigitwaye ahazaza h'igihugu ndi kuvuga personal ntabwo ngiye nta kibazo bintwaye nawe nta kibazo gutwaye ko hari inyeshyamba zitwa kanaka ahubwo ikibazo ni ingengabitekerezo babashyizemo uyu munsi bakaba bari muri ariya mashyamba bakaba bakorera igihugu cyabo bagateza imbere bakaba baragendeye ku ideoloji ishingiye mu kwikingira ideoloji barimo gukoresha ubu ngubu niyo gukingira biriya bisaza kugira ngo bitazigera bigera mu nkiko ngo bacibwe imanza ku byaha bakoze naho ubundi banga ideoloji ya jenoside ngo inyeshyamba ideoloji iyo ari yo yose yatuma uteza umutekano mukeya ku gihugu icyo ari cyo cyose urarwanywa bariya rero urumva babashyizemo umutaka wo kubabwira iby'amoko ko mu Rwanda bimeze gutya sinzi uwo numva ngo haba ikimashini ngo kiboza abantu mu bwonko ngo kugira ngo umuntu ngo ajye ku murongo iki wibagirwe ibya mbere yatekerezaga rero urumva ko uwashaka kugira ngo inyeshyamba zabayeho zifite impamvu yazibeshejeho bariya abahungu babaye umunsi bafunze undi mutwe w'inyeshyamba baramutse bifondeye bakasanga umuyobozi wabo afite nk'imyaka 25 bakavuga turashaka gutaha mu Rwanda bakavuma impamvu yabo hakagira ibihugu biyumva bitagendeye ku mpamvu runaka uyu munsi washiduka hari na bamwe bagiye kwijoininga ariko uyu munsi bitewe n'iyo mpamvu ko abayishinze ari abajenosideri ni ikibazo gikomeye cyane rero
FARDC reka turebe ibyayiza gukora, ko ndabizi ko ntabyo, ni ukwikoza koza ubusa kugira ngo yijishe, hanyuma bakunde barangize n'indi karita kugira ngo babone ukuntu barangiza M23, ariko na M23 ashobora kuba atari abana. M23 ntabwo ari abana. Ikindi kandi icyo bakora barabizi, barana abantu bakuru kandi binjiye urugamba babizi yuko bazahuramo n'ibibazo. Gusa ikintu gitangaje cyane ni uburyo Tshisekedi yagaragaje ubwo yari ari i Buruseli mu Bubiligi, ari mu nama yahuriyemo na Perezida Paul Kagame, agerageza kugaragaza uburyo bwo gusa nkaho yicisha bugufi ndetse no gusaba imbabazi mu buryo bumwe cyangwa se undi, yerekana ibimenyetso aca amarenga. Bayita Global Gateway Forum. Ni inama nyine ihuza ibihugu byinshi bitandukanye bigendeye ku by'ubukungu. Biriya rero navuga yuko bishoboka ko Ububiligi bugiye guhindura kwigira nk'urunyaruvu rukagera no ku ruhande rwo guhuza ngo u Rwanda na Kongo. Arabonye ko uwitwa Ntuze yabaye umuhuza se, Perezida Ramaphosa, Ramaphosa umuhuza wande w'u Rwanda na Kongo, we na Kagame na Tshisekedi bazahuza Ramaphosa. Ramaphosa kandi Ramaphosa agirana ibibazo na Kagame. Ni Ramaphosa ahubwo ni Ramaphosa agira Ramaphosa rese umuntu hagaragaye ashyigikira gukurwanya. Uwamugize umuhuza ninde? Ni Afrika Yunze Ubumwe. Na Afrika Yunze Ubumwe, ariko reka yafashe bararebye abati Tshisekedi na Kagame shaka kubunga bakumvika ko wabonaga ko mu nama yibasiye Kagame cyane, yagiye avuga ku Rwanda cyane, avuga ko Kagame abyemeye umutekano wako ibintu byose byahita bisubira mu buryo. Agaragaza wese uri ugiye kumusesenguza si kubyemera kugira ngo akarere kagira amahoro, nuko ari Kagame umwe muri abo baperezida aca bugufi. Ntabwo ari uca bugufi, ahubwo ajya mu murongo wo kuyoboka iya nzira amahoro ishoboka. Ni ukugira ngo inzira y'amahoro iweke, nta kindi kintu gikenewe. Icyo bivuze rero, bivuze ngo kugira ngo bikunde ngo nuko Kagame agomba kuba yabishyizemo akaboko. Nibyo koko, nose niba bamusaba ati duhamagarire M23 ibihagaritse urugamba akabikora, niba arababwira ati nshobora kubumvikasha abantu ko tuvuga Ikinyarwanda twese, nibisobanuro by'uko yashyizemo akaboko kiwe nawe, ariko impamvu ahagazeho nk'umuntu urebera inyungu z'Abanyarwanda ni mu gihe zaba zitashyize mu bikorwa. Ntabwo Tshisekedi nubwo yarira nk'ayingona ntabwo byakunda. Niyo mpamvu Tshisekedi yahise asohora yatangazo avatereka nkora ibyo yasabye, hanyuma turebe. Ikibabaje nuko atari ashobora mwica Tshisekedi. Buriya ni urupfu ari kwisabira. Tshisekedi ngenda ngo nenze kazayobora igihugu gitingana gutya. Ntabwo nenze kazayobora igihugu kingana gutya. Tshisekedi nyine, Tshisekedi ni umuhanga. Ni umuhanga cyane uyu mugabo. Umuntu wabashije kuyobora igihugu ari umusivili igihe kingana gutya, kiri mu ntambara mu kaduruvayo, hagera umuntu umurasa akajya byuka mu gitondo agapredictinga ati general kana karangambanira bakamufunga. Kandi buriya ya predictinga afite n'amakuru ntawamenye wenda. Rero amutipe n'umuhanga yabiya yakoze, ariko nta nubwo arusha ubuhanga nawe abo bahanganye. Ahubwo reka tubitega amaso, tutaza kugira uruhande tubogamiramo nk'abantu batanga ibitekerezo byabo. Twebwe ntabwo dufite uruhande duhagaramo ngo turashyigikira abadushyigikiye bano. Ngayo nguko rero sinzi niba basezera abadukurikirana ibintu dukora, asigaye natekereza ko wenda mbere yuko tubisoza katanze tunyarukire gatoya mu kanya ahitwa Shabunda, kugira ngo wari uri kubyumva usasu rwa rumeze nabi cyane. Bazo no uze kubumvisha n'amajwi yabo twahunga, ariko twari twafashe akavideo gatoya. So wenda reka tubabwire ko bitoroshye M23 gusa Shabunda, amwe mu makuru nabashije gukurura nuko ubu tuvugana iri mu maboko yayo, isaha ku isaha yayikoresha icyo ishaka. Bayifata byumva bari kuragira kabisa, ntabwo byoroshye rero. Nyaboneka rero reka tubashimire kabisa, mukomeje mugire ibihe byiza aho muri hose. Mwebwe nyine mwadukurikiye muri mu Rwanda, muri Kongo, n'abandi bari muri Kenya, Tanzania ndetse n'andi agiye atandukanye hirya no hino ku isi, tubifurize nyine gukomeza kugira weekend nziza. Hanyuma rero mu kanya gato turaza kugaruka n'andi makuru mashyashya aza kuba agezweho kuri uyu munsi. Ugire ibihe byiza. Ciao ciao.